bijya gutangira. Ubusanzwe iki gihugu cyari mu bya mbere byatangiye guteza imbere inganda mu bihe bya Industrial Revolution. Gusa ibintu byaje guhinduka neza mu mwaka w'1845. Ni igihe CONGO yahindukaga umutungo bwite w'umwami Leopold wa kabiri. Uyu yawukoresheje mu kwibikaho ubutunzi ku buryo ikinyejana cya 20 cyagiye gutangira umutungo w'ubarirwa hagati ya miliyoni 200 z'amadolari na miliyoni 500 z'amadolari z'icyo gihe. Abahanga mu busahuzi ese byari kugenda bite iyo bataza kwinjira mu karere k'ibiyaga bigari? Agace umwami Leopold wa kabiri yatangiye kwinjirira ahagana mu mwaka w'1876. Ni koko umunyarwanda niwe wavuze ati ukojeje ikiganza mu nkono irimo ibiryoshye ntakuramo. Ibi bivuze ko ubucuruzi bw'imbaho n'amabuye y'agaciro byavuye muri CONGO byakesheje Ababiligi, ku buryo muri ibyo bihe bwari cyo gihugu cya mbere gifite imihanda ya gari ya moshi. Reka tuvuge muri rusange, tugaruke iwacu mu Rwanda. Bijya gutangira, Ababiligi batangiye kwinjira mu gihugu cyacu ndetse bakizanamo politiki zabo, zirimo nka politiki y'amoko, n'imwe yatangijwe neza ahagana mu mwaka w'1932. Abanyarwanda bajyanywe mu bunyago bagiye gukora mu birombe n'imirima y'Ababiligi byari mu burasirazuba bwa CONGO. Benshi babyarirayo ndetse ubu bagize igice kinini cy'abaturage ba CONGO bavuga ikinyarwanda. Uku kugabanya abanyarwanda ntabwo byaje bityo gusa, kuko ni umurage uri mu mateka y'Ababiligi n'amagingaya, dore ko ari igihugu gituwe n'abaturage bakunze kutajya imbizi. Aba bafite politiki rimwe na rimwe ituma bananirwa gushyiraho leta bigafata igihe. Amoko nk'ubuhutu, ubututsi n'ubutwa byahawe indi nyito. Niyo mpamvu yakoreshejwe mu gihe cy'ubukoroni. Ni igihe abanyarwanda batangiraga gusaba ubwigenge, Ubabiligi bugahitamo kugarura politiki y'ivangura mu rwego rwo guca intege ubwo busabe. Ibi byatumye abatutsi barenga 500 bameneshwa, abandi barahunga. Hari mu mwaka w'1959. Muri make, amacakubiri atangiye gukwira mu Rwanda mu buryo bwuzuye. Ese nkwibarize, ubona byari kugenda bite iyo akarere k'ibiyaga bigari kataza guhura n'Ubabiligi? Iyo badashyigikira amacakubiri, ngo birashoboka cyane ko jenoside yakorewe abatutsi ishobora kuba yarakumiriwe mu Rwanda. Ngo byarashobokaga ko iyo Ababiligi bataza, umwami Yuhi Musinga atari kugushyanga azira kutumvikana n'Ababiligi. Byarashobokaga kandi ko u Rwanda rubona ubwigenge ruyobowe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uyu numwe wanzwe cyane n'Ababiligi kugeza bamwiciye Bujumbura. Ukurikije uko amateka avuga, ubona Ubabiligi nk'igihugu cyakoronije CONGO n'u Rwanda bwakagize inyungu mu gutuma umubano w'ibihugu byombi ugenda neza. Gusa ibi siko byagenze, ndetse sinako bimeze, kuko icyo gihugu cyamaze gufata uruhande nk'igihugu kizi neza ibyabaye mu karere. Aho gushyira ingufu mu gukemura ibibazo mu mahoro no kwerekana uruhare rwa CONGO mu bibazo biyugarije, bo bifuza ko u Rwanda na CONGO bikomeza gushwana, abaturage b'inzirakarengane bakahababarira. Ubabiligi bukora ibishoboka byose kugira ngo amateka yarwo yandike ukundi. Ubabiligi butinya ko igihe cyose u Rwanda na CONGO byakongera kwihuza bigakorana, bishobora kurangira ingingo y'Ubabiligi igarutsweho, kandi ibyo bishobora kwica izina ry'Ubabiligi mu karere. Iyi niyo mpamvu kongera gutwika aka karere ntacyo bibatwaye mu rwego rwo kwikura mu isoni. U Rwanda igisobanuro cyo kwihesha agaciro. Nyemerera duhereje ubundi tariki ya 18 ukwezi kwa kabiri umwaka 2025, naho u Rwanda rwahagaritse amasezerano y'ubufatanye rwari rufitanye n'Ubabiligi. Ibi byatewe n'uko igihugu cy'Ubabiligi mu kubangamira inyungu z'u Rwanda cyahagurukiye kuruteranya n'abafatanyabikorwa barwo mu iterambere. Ibihano ku Rwanda bibigikanyisho, hirengagijwe ibimenyetso bigaragaza ibikorwa bya CONGO mu kubuza u Rwanda amahoro n'umutekano. Rwongeye kwereka Ubabiligi ko ubuzima bw'abanyarwanda butazashingira ku mpuhwe z'uwari wese. Ayo masezerano yatangiye 2024 akaba yari kuzageza 2029. Guverinoma y'u Rwanda yasobanuye ko miliyoni 95 z'amayero zitaguranwa agaciro k'abanyarwanda n'uburenganzira bwabo bwo kubaho. Nyamara bene wabo barimo abanyapolitike, impuguke mu mateka n'abanyamakuru basanga icyo gihugu nta kindi cyagombye gukora uretse gusaba imbabazi gusa, kuko Ubabiligi ari nyirabayazana w'ayo makimbirane yose. Ibi bakabivuga nyuma yo gusuzuma imyitwarire ya guverinoma y'Ubabiligi mu kibazo cy'amakimbirane ari muri aka karere k'ibiyaga bigari. Yabaze ko Ubabiligi bukitwara nk'umukoroni, bugerageza gutegeka u Rwanda uko rubaho, kabone niyo byaba bishyira mu kaga ubuzima bwarwo. Naha rero aba basesenguzi bavugira ko Ubabiligi ari umugaragu w'amateka witwaza imfashanyo agashaka kugaragaza u Rwanda gati nk'uko byahoze kera. Ese Ubabiligi buzasaba imbabazi cyangwa bucururuke buve muri ibi bumenye ko tugeze mu kinyejana cya 20? Ese ubundi wa mugani wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame, iki gihugu ni Imana yakiragije u Rwanda? Abanyarwanda ko mwemera Imana kuko yashinze u Rwanda, aba ngabo turaza kubibibutsa neza ko atari ko bimeze. Mu buryo bwacu butari bwinshi cyane turaza guhangana nabo. Hari ibintu byacu bimwe baza kugomba kwigomwa bakaduha amahoro.